so message yanjye mfite hano irabana amakuru baha amakuru abantu bareke rwose kugendera mu kigare ngo mpete ngiragiye ngo minjenje ngo birerekera he ibi ngiye kuvuga ariko nibyo twibazaga abantu baze kumvuga ko nta hantu bikuye ni umuntu twaganiraga tubyibaza Kedi sibyo ati Meki ntabwo ari Rubero gusa kuko namubwiye ni icyo mbona cyo twatuma tugana ivuye Rubero nabuze ivuye Rubero ariko igiye gusubira ifate Rubero ifate Butembo uyaje arambwira ati Meki ntabwo ari Rubero gusa nahandi Ikisangani Butembo Beni Bunia Karemi Ruwaraba handi ya karita nakwerekaga Waraba Hot Katanga aho hose mu mezi 3 uzambaze kibaza impamvu Kanyuka ko zitangazo nyiringiri abizi ko ingabo ze ziri kwizorowinga ntavuge ko hari na gahunda yo kwizorowinga ihari none bibaza impamvu izi ngabo zikora withdraw bikavurwa biri kuvugwa n'abanyamakuru n'abaturage ariko ntago imitwe irabivuga ni strategie militaire yego ariko strategie militaire ntago zijya muri ni strategie militaire yagize ibyago byo muri iki gihe izanamo na social media ibaze koko imvetura abantu ngo imvetura ikoze withdraw nibyo wikoze withdraw ikoze withdraw ko iragiye muri Goma na Kabila arahunze ifite ibisubizo birenze kimwe twemere ko M23 ziranyuguti zayo zishobora gufeiringa ariko Kabila za feiringa ibirindani muri kitwa AFC kadukure M23 ariko AFC ni twirwana za feiringa ibyo bintu ntago byiteze so voko ngo muziki ikibundi kiri hariya mu bice bitandukanye za withdraw zabayeho intambara zabaye ariko kugeza uyu munsi urebye neza muri no ntambara M23 na plan B ifite yo gusubira inyuma cyane ifite plan imwe yo gufata ibice no kwirwana ikabaho nta kindi muraho rero nshuti bakunzi ba Prime Health Infinity na nge ni Damas Mico Myiza ikingenza aka kanya ni inkuru nziza ku bantu bari hanze n'abandi bari mu Rwanda dufite ubundi buvuzi bushya by'umwihariko kuri health product ni imiti y'umwimerere y'ibinini twayindi imishya dufite yo gufasha abantu bafite diabete n'umuvuduko w'amaraso na prostate iyo banga rero nashaka kuri bagezaho abagana amashami yacu anyuranye murajya muyibona ikindi nashaka kubamenyesha nuko abari muri Amerika twaba dufite imbogamizi z'iposta kubera imisoro barabizi ibintu bijyanye n'imihindagurikire y'ubucuruzi muri Amerika ibyo byarakemutse ubwo twamaze gukemura ibyo bibazo umuntu ajya mubona produit zacu bitabagoye ikindi rero nuko ku burwayi mufite nabakangura kujya mwisuzumisha hakiri kare kugira ngo tubafashe tubaho ubujyanama abantu birinde ntago ari byiza ko umuntu yivuza yarembye kuko icyo gihe umaze guhitamo gutungwa n'imiti ubuzima bwose ni byiza rero mujye mutugana tubafashe hakiri kare tubakangure tubaho ubujyanama bwiza nababwira ko rero abari muri Amerika dufite umuntu ubafasha mu Burayi Australia Canada muri Aziya n'ahandi iposta na DHL birakunda naho Igisenyi dufite ishami ku muhanda w'amadepo Kigali ni nyuma y'isoko rya Kimironko ku muhanda wa 12 naho ngaho nimero yacu nakamenyesho gutanya 250 7829 0576 tuvuge tuti ni iki gikurikira ukugupuringa kwa M23 cyangwa se gusubira kwa M23 ngiye mu mboni zanjye nko kwa rubize ngo finale hagiye kuba intambara ibice kaze some message yanjye niko bimeze so message yanjye mfite hano irabana amakuru baha amakuru abantu bareke rwose kugendera mu kigare ngo mpete ngiragiye ngo minjenje ngo birerekera he ibi ngiye kuvuga ariko nibyo twibazaga abantu baze kumvuga ko nta hantu bikuye ni umuntu twaganiraga tubyibaza Kedi sibyo ati Meki ntabwo ari Rubero gusa kuko namubwiye ni icyo mbona cyo twatuma tugana ivuye Rubero nabuze ivuye Rubero ariko igiye gusubira ifate Rubero ifate Butembo uyaje arambwira ati Meki ntabwo ari Rubero gusa nahandi Ikisangani Butembo Beni Bunia Karemi Ruwaraba handi ya karita nakwerekaga Waraba Hot Katanga aho hose mu mezi 3 uzambaze ati icyambere ibikoresho mbe turifite amadrone aho yazanye uramuzi naho yaturutse hazi mu boîte muri boîte urahazi yego muri boîte ubwo ibikoresho byose baguze nawe ibikoresho byose biri hariya bizakora iki ati hari amadrone yo kuzakubita Kinshasa ati ibindi nibyo nta nubwo mvuga naho biri ubwo ibindi muzategereze erega Meki nibyo ndimo kukubwira ni iyi ntambara yashowemo igici ibyimaze agaciro kayo ugiye kukabara kuri
kari mu mamiliyoni y'amadolari Mecky Kayiranga. ni ukuvuga ngo iyi ntambara ifite igiciro cyo hejuru, Ifite igiciro cyo hejuru, ntabwo ari intambara mu by'ukuri ya yindi yo gushimana uruheri, ahubwo ni intambara ifite icyerekezo. Niyo mpamvu umuntu yikora akagura drone ya CH4 igura amamiliyoni y'amadolari, undi nakagura ikompara yihanura. Nta mikino ibirimo ahangaha. Mu gitondo rero ntabwo wabyuka ngo nukuri Trump nguje kuvuga ngo full stop. Ikintu twakwizera nuko ibintu ushobora kuba ahubwo bigiye gufata irangi bitandukanye uko byari bimeze, ibintu bigiye kwicayura. Kandi Mecky Kayiranga je ndi gukunda kwibutsa abantu ibyahise. Buriya uribuka umunsi M23 yarekuraga uduce mu gihe cya EAC, boya banzure mbere amagambo bavugaga kiraje mbere ya EAC. Reka ngo urugero rumwe, M23 yarekuye kwanza habanje hapfa Colonel Zahirwa. Ubwo ari intambara zari zabaye mu Bwiza, siko coalition y'abarundi FARDC bacusho bambaza muri Bwiza cyane nk'abasiko barabyibuka. Noneho bakora withdraw Kicanga, bafashe Kicanga bakora withdraw. Hanyuma General Guido Mutayomba Inyasi baza ngo tuko tunaenda kupiga adui ngo tutamuendelesha kwa Rwanda. Babivuga ko mutwe kuriye abantu bavuga ati ibi ni ibiki, ukabona bari kudusanga mu gikari bihebye. Icyo gihe bari bihebye ishuro nk'igihe. Oya nanjye kiragiye noneho baza ubwo navuganye na buri ngo mugika navuga buri ngo. Kandi icyo gihe ugikomeza n'umujyi wa Goma ntabwo ari agafatwa, bari bakiriye mu bicaka. Yego noneho urumva ko twakunda kuvugana buri ngo wese afande bimeze biti. Ati twakoze wizero nyine abimbwira mu gikari mbifata gutyo niyishakira amakuru nanjye ku ruhande wizero. Bwa kabiri barayikora, ariko bwa kabiri bwo biri ngo barambwira ati yarantangura ngo mbere yo kubimubaza. Byabaye nko mu masaa 9 bayifashe arambwira ati na Mecky ati tuko tunafanya withdraw, ati withdraw ni point strategic, ati tutarudi tusijare, ati usiwe na shida. Nuko yambwiye buri ngoma nta bintu byinshi mubajije. David wenda arabyibuka Marishari uko niwe twakoranaga cyane muri izi nkuru. Abana uko ndatuza ngiye abantu banjye bagababwira ariko se kuri kamera ngiye naga nifitiye amakuru. Abantu bakaza mbe yavuye Gicanga, abantu banarira. Hari nabo twahuriye ahantu bari gusoma akantu bati Mecky bite, ati Gicanga ariko byagenze gute i Kigali. Ndabwira ibintu ngo bya 2012 ngingabo ngo zambe tumariye abana, izo nkuru zari nyinshi cyane. Mbe turangivuye ngiragiye mbese ngo ngiragiye ngivuye Gicanga iragiye ngirimo iragenda. Yababwiye ni mutegereze muzambaze hanyuma y'imisi 3 nuko nababwiye. Hashize iminsi Gicanga ibatombe, ni naho noneho M23 yazanye imbaraga iyi garutse garukana bura mwitega ibintu bigiye kuba. Turimo turabibabwira nyine ntabwo babyumva Kedi. Ngiye narenze urwego rwo kuza gukora inkuru ngo zo gushimisha abantu. Icyo kintu ngiye namaze kugikora, ntabwo cyangikora. Nzajya mbaha amakuru mfitiye rwose uyumve cyangwa uyareke. Ujya handi bagushimisha, ujye no gutukana handi cyangwa se uzuntuke ugende ujye kuzira. Ariko ngeza yamubwira inkuru zihari za nyazo, inkuru dufite nukajya kubintambura kandi ishobora kuzagwa nabi. Abantu muri kona bari guserebura nabonye icyo bita ibigarasha byakutse. Ashaka bafite uruvugiro ushaka ubu bafite uruvugiro kugira ngo arica nusanze ndi guforowinga nasetse nakumbagaye afite uruvugiro bari kuri pura. Ariko buriya barakwanga ngo returo njoro match bafite uruvugiro buriya abantu bo okay kature abo mu tibigarasha cyangwa se abantu benshi bakunze kwishima mu mutaka wo kurwanya leta y'u Rwanda ndetse no kurwanya mu 23 ko babashyira mu gatebo kamwe. Usanga kenshi iyo hari ibihe byo gukora withdraw, iyo hari diplomasi zikaze babishimye cyane banezerewe. Narabibonye buri uko mbere twebwe tubabonagana kugera za Nyiragongo byari bikomeye cyane ku buryo bo bari bivugaga ko abantu bapfuye bashize bombe zamaze. Tuza rero gufata twebwe initiative na ba Mayisha tukatujya ku rugamba, tukabereka urugamba uko ruteye. Ibaza nawe warazaga na Eugene icyo gihe. Kedi tutangira gukora bira bintu wongeye kubona bavuga bahise gukora ko iki twari turi kuri abanyomoje. Oya nta nubwo twari tugiye kubanyomboza, ukuri kwagiye hagaragara twagaragaza ukuri kwibera kuri teye. Baravuga ati baraceceka bajya mu bindi cyane. Ubu uyu munsi wa none bafite uruvugiro, ariko ndakubwiza ukuri Kedi mu minsi iri imbere abantu mikoro bagiye kuzibika kandi bazazibika burundu. Kubera ko igituma bavuga abantu benshi bishima y'umutaka w'iyi ntambara yo muri Kongo bakabyatakira mu Rwanda cyangwa se bakagaragaza ideology zabo zijyanye n'ingenga bitekerezo n'ibindi babyisha kuri iyi ntambara. Iyi ntambara igiye kurangira
abantu bayivugagaho bafite ibyo bitwaje cyangwa se bafite ibyo bacengeza amatwara yabo ntabwo bazongera kubona aho barigira. ubu se ni Meki, niba koko Trump yatumye M23 itsindwa ko bakiri kurwanisha amadrone, nonaha urabona ko Kanyuka amaze gushyira itangazo hanze rya mise à jour, aho akubwira ko muri ijoro ryakeye, ijoro rya 26 rishyira ku ya 27 saa 3:40 z'ijoro drone zangiye kuza gusibura muri Mikenke, yabwo ni muri Minembwe nyine, drone kamikaze no mu bice byegereye zanateje impfu z'abantu babiri, undi umwe arakomereka, n'abasivili bakomeretse mu buryo bukomeye. Nimba koko ibi nari uburyohe kuri Kinshasa, kuki kiri kugaba ibitero? Mwongera mu bihuze n'uwitwa Gavana Somo wavuze ngo mukurikirane uko M23 iri ku withdrawing, ntatubwire ko ingabo ze zigiye gukaba ku buryo officiel, kandi ko feri ya mbere wenda ari Goma. Ikindi Kinshasa iri kwirizavinga kuko yo irabizi ko rega ntahivuye nta nahigiye, ikibazo kiracyari cyakindi gusa. Ariko abantu murebera ibintu nyuma, mutanibuka iby'amateka ya kahise, ngo mwibuke icyo gihe turi kubabwira cya EAC, mwibuke igihe cya Zangungu, mwibuke n'ahandi gusubira inyuma cyangwa se kurekura uduce runaka byagiye bibaho, murukona ko hari igikuba cyacitse, ariko siko biri Meki Kayiranga. Ahubwo zimwe mu ntambara zikarishye cyane zije kuba nk'izi twabonye icyo gihe cya Kicanga, nibwo Hibu yandagajwe bwa mbere, urabyibuka ko Hibu kiriya gihe Meki yari yarasarishije. Hibu yari isigaye isanga force M23 ziri mu bwiza zari zigayidinze mu nzi hariya, akaba intambara ikarishye. Uzi ko yagabaga ibitero saa 8 z'ijoro gusa, yego saa 7 saa 8 ukumva Hibu ngo zasaze. Bodo yazigenje ate? Yarabakubise bariruka, Kicanga umuzarendo we yirukase na mbere ko M23 igira muri Kicanga. Yumvaga Bodo we yariruka haga. N'ubu ngubu kandi uwo nguwo aracyahari. Hanyuma ndabona Kanyuka avuga ko umuryango mpuzamahanga ukwiye kugira gute, ukwiye kureba ku bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ngo bwirengagije amasezerano ya Doha, amasezerano ya Washington, bukaba bufite intego yo gumya kuya gute kumaraho ubwoko, gutsemba. Ubwo bakibaza impamvu Kanyuka ko zitangazo nyiringiri abizi ko ingabo ze ziri kwizidrowinga, ntavuge ko hari na gahunda yo kwizidrowinga ihari. Noneho bibaza impamvu izi ngabo zikora withdraw biri kuvugwa n'abanyamakuru n'abaturage, ariko ntabwo M23 irabivuga. Ni strategie militaire. Yego, ariko strategie militaire ntabwo zijya muri militaire. Ni strategie militaire yagize ibyago, byo muri iki gihe izanamo na social media. Uvuga ngo kuri iki gihe nta kintu kibibanga gihari. Ubu ni ukukwereka ko nyine cyo mvuga, ibi biri kuba ni strategie militaire, ntabwo ari ibintu biri politiko. Ntaho bihuriye rwose. Nta nubwo inama yabaye ejo bigeze banga M23 ngo yatangiye mu bice bibiri kuvugwa n'abantu. M23 ushobora no kubikora igamije kugira ngo kureba mu bwonko bw'abakishasa. Ikindi abantu bibaza impamvu M23 bako ivuga muri ibice. Uganda iti natwe turigendeye. Why Uganda itabwiye M23 ati reka twebwe n'ubundi mwashatse gufata Robero, reka twebwe mwebwe mubanze muvemo, twe tuzava hano kubwira M23 ngo mu tuduce tugira muri 10 usanga utuzi. Igo ngo tuno duce 12 two muri Rubero wigira inyuma ujye kure yacu mu birometero 70, uzaza ushoreye uno muzarendo ni FRDC muzaca umukomereza. Twebwe tugiye kuva muri Rubero twigendere, muzaza batazanava ko twanahabahaye, twigire muri turi muzadusangayo. Kayina na Rubanga bageze kure. Ubwo kandi ese wamenye zangabo zarwaniraga nuza zimwe zakubitaga mucaca Bangayide niza Kayina Prito niza Toma Rubanga, niza Rubanga ejo muri wa mutaramu wacu hariya naje kumuzana, ariko zirangabo zabakubitiye mucaca mwaje gusanga arize ko zizayoberanye, urabyibuka. Hanyuma tireka twaje gufata mu umwe twahara agasore twafashemo kari kwarwana, ati katubwira ko ari kwa Rubanga bari batwatatse. Noneho reba umuvuduko bakubitanye FARDC bagahitana amakomanda akomeye kuri rwego ko gukubita mu rugamba rw'umunsi umwe kugeza ubwo komanda wa brigade araswa, kwica komanda kompanyi babiri, amakapiteni na brigade komanda karaswa. Babikwereka ko ari urugamba rw'amagasa. Abasirikare bato utavuze kuntu bari bahagwe ejo muri nabonaga baserebura ngo bogiye kwisubiza karagace ka mucaca, ari kuribaza inyeshyamba ziza zikagukubita kuri ditsiburiro kuriya, none zigahita zongera zikanakora reorganization zikigendera. Nikikwereka ko isa kwisaba gukubita baguturutse mu majyaruguru, ukibaza ibikubayeho bakakubita kweza muri M23. Nabyo birashoboka, bakagusunikira mu mashyamba muri Uganda.
ubundi abantu babitekereza ngewe uzi ko M23 ishobora kuzamura force zayo igakubita Rubero kazamura ruguru za Butembo abo kwa Kayinda nabo bakamanura za Beni baza bamanuka Beni erega Meki Kayiranga nuko udakunze gufokasinga kuri zira nkuru zi muri Ituri ujye ukunda kuzikoraho cyane nuza uyu mugabo nani Kashama Ruboya guverineri militaire bakubwira ko nawe yamaze kwegereza FDLR ameze bya biriciro umwami yakoraga hano muri Goma nibyo yakoze hari nawe FDLR ngo yaraziyegereje cyane kandi ubizi neza ko M23 mu bintu ihigisha uruhindu mu ngabi ihigisha uruhindu cyane FDLR bamusinzwa isi batumye ngo nindi mu yandi magambo bashobora kuvuga ati muza mu bikurure mu bigarura hano tubihonderemo hano hagati wabonye ko n'abari warikare nibyo nakubwira ni ku munsi w'ejo habaye selection bagiye kujya ngo gukaba zira M23 yagaruye why not ataba harimo ko bashaka kunihaniza bakavuga bati twebwe reka twivuriremo tubikurure bize bikabe nimara gukaba tuzabiniye iyi ni strategie militaire mu hano mw'abantu no kubarasa babohereza mu bice bya Ituri icyo nababwira cyo nuko abantu bagomba kwitega iki moto utakuwa moto nabo zari umuntu mbwira ariko ngo sinzi umuntu wanyandikiye ariko we noneho yantangaje cyane kandi nonzi ko ari gukwiye kuba bimenya mbere ese numva ko yandikiye ngo bite Papa Kayiranga ambwira ngo ndi mwe mbakora akazi ko kwirwanaho muri Sud Kivu ibindi byose imbisoma ati nisubira nyuma ku ingabo zacu ino dufite gutekereza cyane ku biri kuba none izo tombe zizaba gute koko ubu koko mubwire ngo iki se urumva ari ikintu kimwe ukwiye kumenya Meki Kayiranga ejo bundi nahuye n'umutaramu nanjye gufataga kure hara muri gare mura n'umusirikare wa M23 yari yatembereye hari n'umusirikare mpaka se ntikoreshwa yego noneho ambaza amakuru urumva nafashaga kure ahubwo njya kureba Mustafa muri migration mahurira rero n'umukongomani ariko wo muri M23 yego ari guteresha nawe sinzi shuguri yararimo ambaza amakuru ari nge nawe ukwiye kubaza undi amakuru nindi nango abataramo mu section indane hari ubwo badafite amakuru yego akeneye ko we kuko wabigize umwuga wiyemeje ko twebwe uhiga no hirya no hino akaburi we yamubwira rero nawe ku rundi ruhande ukwiye kumuha amakuru ndaza kuyamuha so urumva ikibazo amaza nacyo abantu benshi bari kwibaza ariko twabamaze impungenge mu biganiro byacu biri buze kuba bijyaho mu buryo bw'amaseri ikihari cyo nuko vuba ngiye naraye mbipostinze vuba abantu bazabona tombe bazanazinuba uko niba kubwira bati warikariragiye bati rubutiragiye ukaya gato babwira ati barakiragiye karemiragiye ninduze uzabo kikibuka ibyo bya Ruberosi bazakubwira bati nuza kindiragiye ukaya gato babwira ati Shabunda nayiragiye ubwo ndi kugenda mbiva bakubwira ati hot weragiye hot urabaye hot muzagera abantu bavuga bati se ibi ni ibiki muri iyi minsi tugiye gukoresha amakarite umuntu azajya bibereye kuko ibintu bimeze tuvuga dukoresha amakarite ubundi no kuvuga ngo ikigezweho ubundi nuko wenda Meki Kayiranga niyo mpamvu tuba dukwiye no gukora inkuru zitandukanye abantu bose gukora inkuru zaha hafi zibibegera ariko imboni zigiye kugerwa zandi zambari yambari zandi zo mu boîte nyirizina izo tugiye kujya dukoresha tubageza hizi nkuru kugira ngo mumenye ibintu biri kwerekera naho ku muntu utagira imboni urajya ujya kuri za actualité usange yarekuye Kipesi usange yarekuye Bukununu usange yarekuye utwo duce tundi uze ariko ashobora kutakubwira ikiri mwirekurwa ry'utwo duce aha rero niho musabwa kujya mutereka ishinga urugero rumwe reka duha abantu uburyo twebwe dukora mihoro abantu nabize abantu badukurikiye baratwize barabizi twababwira ko Ruvungi yari kubera y'imirwano Ruvungi abayetombe tukubwiye tombe gusa ndandi harimo iki nakubwira ibindi ndandi muri Ruvungi urabizi kedi niyo style yacu cyane hahita nakubwira ni behind inyuma ya Ruvungi hari iki ntago ari ugufatwa gusa uyu munsi hari gukora wizura niki kiri nk'umunyamakuru ukurikirana amakuru buri munsi ndi kubibona gutya keda kayibona gutya hahita kubwira ati ariko we aravuga ati ahubwo vuba ngaha nayo hahita mugana mu mezi nka5 muraza kubona Metro yicaye mu bice abantu mutategekeza ko ishobora kugerayo cyane
sibyo? Nireka tubaze Burundi twumve ibyari byo kurugamba ruri mu kibaya kumwegeye w'u Burundi ubundi bihagaze gute inkuru nzima cyangwa se inkuru ifatika. Ese Mecky Kayiranga ubundi tuvugisha ukuri umugabo nka Kabila uri muri area za M23 wabigaragaje ejo ndaramubonye aganira na La Libre Belgique uyu munsi wa none byagaragara gute agiye guhunga bumvise yongeye guhunga bwa kabiri uyu mugabo koko nubwo abanyepolitike baba barari isoni byagaragara gute mu gihe wakumva Joseph Kabila yashizemo mugongo hina haya agace abarizwamo bizwi neza ko agomba gutegurira ari umwanya mwiza wo guteguramo uburyo azisubizamo icyubahiro yambuye na Kisekedi umunsi wano bakamukura. Utekereza ko yababaye incompeta ku buryo bugaragara ku buryo noneho na bya bindi sinzi urwego Kinshasa yafataho Joseph Kabila kuri uru rwego. Abantu babyibaze wajya unamuvuga abantu bakavuga ati ure nini ure mwenyewe n'isi ubwayo bya bitesoni bibaze koko imvetura abantu bavuga ngo imvetura ikoze wisdom nibyo wo ikoze wisdom kuko iragiye muri Goma na Kabila arahunze ifite ibisubizo birenze kimwe. Twemere ko M23 ziranyuguti zayo zishobora gufeiringa ariko Kabila za feiringa ibirindani muri kitwa AFC kadukure M23 ariko AFC ni twirwana za feiringa ibyo bintu ntago byiteze sovoko ngo muziki ikibundi kiri hariya mujye mwinjira mu boîte ibyo ngibyo tuba tubabwira murebe role ya Kabila hariya tutavugira kuri no mushyitsi nkuko nanga bivuga wizi gazaza gusuza abaturage azasuza perezida asuza abaturage niko cyangwa abaturage baza kumuramutsa ino ntambara urebye ikiguzi cy'ishorwamo cy'amafaranga none ahamya ko Kinshasa iramutse nagarutse hano muri Goma no kuvuga muri aka gace eve turi genzura Kabila iyi mitungo ye ngira ngo bayirimbagura Kinshasa yayigabira abaturage oya bayirimbagura yase bayigaba ko bayirimbagura pe so rero Mecky Kayiranga sinza abantu mugerageze rwose mukoresha nyirabwenge murebe koko M23 itsinzwe ite. Abantu bakurikira Bwiza TV ndetse na Mapendo TV mukomeze mudukurikire muzayamubona amakuru yose. Eske abantu bazi ko ubu ngubu ari AFC iri ku ruhembe rw'umuheto muri intambara M23 ni igisirikare ariko ni AFC iri hara hejuru na M23 burasi igisirikare ahubwo M23 iba muri coalition ya Alliance Fleuve Congo. Voilà. Hanyuma Alliance Fleuve Congo kitari kuvugwa ko yatsinzwe ubundi nyirizina nini bakaba yitsindwa ubundi yego. So ikindi nta bantu bazi nta tangazo rihari ntaryo ibihari ni ukuvuga ngo ikintu abantu bagomba gutandukanya kedi information za social media na official statement cyangwa se official information ziba zitangwa n'abayobozi n'abantu runaka bitandukanye. Social media abantu bapostinga mu buryo bashaka mu byo bumva no mu byemerere buriya gihe abantu nago njya mbaveba ku ma social media yawo uko umuntu ashobora kuza akabati ngiye nemera ibindi atangaza ibi. So hanyuma hakaza ama official statement ziba zigira gute zishobora kuza ziri muri ziguidinga cyangwa se zitanga icyerekezo cyaza information zagiye hanze. Uyu munsi ya 23 ntibaza ko ngiye nta mwana ntago najya afata umwanya ngo njye kwabaza ngo nukubera iki biri gukorwa kubera iki nk'umuntu ufite experience uri muri zino ntambara n'abantu bacu badukurikiye igihe kinini cyane barabizi ko mbeto n'imisango ushobora ngo yavuye hanga ejo kumva yasubiye cyane. So ibyo ni kimwe. Ikindi mu gisirikare biremewe ko no kuva mu bicice kimwe ukajya mu kindi ni intwaro no guhunga ni intwaro mu gisirikare cyane uko umusirikare mbere ko akaba defense abanza kugira ngo se ni fatinga nzahungira he nuvuga ngo arayika bari kabati nzahungira he kimwe no kwiyamaze ukaba defense avuga ati ariko imbere uburinzi bwanjye buri he aho nzajya atarahe atashobora kuhagera ariko avuga ati hariya no hazandinda. So ibyo rero abantu bitekereze noneho nkatswe banga bafite politique harimo international abantu bafasha mu buryo mpuzamahanga harimo abari mu hariya noneho twibaze niba koko AFC M23 ivuze gute itsinzwe. Kabila atsinzwe Kabila agiye guhunga negative icyo tukibaza harimo abo tubabwira ngo akari imbere karahinda. Uyu munsi Burundi burategura operation zikomeye cyane mu cyaro cya Rusizi. Ejo bundi habaye inama nejo bundi hamaze imisaba inama y'injyana muntu i Burundi nirega duhita tubikombayininga n'ibitero bya drone byare byibasiye akarere ka Minembwe. I Burundi baratukubwira ko bo barakora plan kuko ni commande poste yo muri ya Kinshasa
cyane cyane muri sekita y'amajyepfo. Nimba bategura intambara woheraho uvuga ko M23 yamanitse, umuntu ajya kurwana se n'uwashyize amaboko hejuru? Ntago bibaho. So rero ibi byose turi kureba ubyibaze niba koko M23 igiye kuva mu bice yafashe. Twibaze Burundi wayi buri gutegura imirwano, wayi FARDC iri gutegura imirwano, wayi M23 iri kuyitegura. So ni ikibazo gikomeye cyane. Twanabyibaje ngo kuki M23 ibikoresho yaguze irabishyiraho, ibyo yafashe byo birajya, abasirikare yatoroninze barajya. M23 se mbere ko traininga abantu bayo bite gusubira mu nkambi, twasanze bidakunda. Ubu turakora tubone Makenga asuye mu nkambi aragiye, ibyo ntibibaho. Sibyo uyu munsi yamaze gushyira ubuyobozi, afite guverineri wa Kivu y'Amajyepfo wa Kivu y'Amajyaruguru. Uyu munsi hari ubuyobozi, abashinzwe iby'amategeko, hari abashinzwe imirya, ruvuga ngo hari nka guverinoma. Uyu munsi bamaze gusinya amasezerano menshi cyane n'imiryango mpuzamahanga n'abandi bantu, bafite akoro da Doha, bara following ya Washington. So bazabiziyana mu nkambi se? Ntago bikunda bibaho. Abantu ibyo bimenye, abashyuriza inkuru ngo M23 ngo yatsinzwe yagiye, ibyo ntibaho. Ikindi nta nubwo amasezerano ya Doha na Washington ababwira kuva Rubero, nta nubwo ababwira kuva Walikare. No, nta harimo kurekura ibice kwa M23. Igice bavuze kigomba kuvamo ibice niki bavugaga ni kuva muri Buvira, hanyuma bavuga ngo RDF bihari, hanyuma RDF ni bihari, M23 ntabwo gukaba aho igomba gukabase. Abantu benshi bakomeza ngo ni RDF na M23. Okay, tubare ko RDF bihari, hanyuma M23 yanani gukaba hari. Cyabari ikibazo gikomeye cyane bari naniwe guhakaba, kandi koko nyine nkuko bivuga bibaye ari byo. Utwe ko yavuye hari M23 na kwakaba, yari kuhasigira, yari gukora handover. Ahubwo twibaze cyangwa ni icyemezo cya M23 cyo kujya gute kuva hariya, ariko ngo ifite igira ibyo organizing. Ahubwo twibaze ngo kuki havuye hamaze umwaka, ubwo ni garuko bizagenda gute? Izaguma Rubero yarekuwe ni Rubero centre nk'umujyi cyangwa ni defense centre twishi twajya tuva mu village gatoyi, nta tu defense yagiye irekura dusanzwe turaho ngaho, kumva yaturekuye izo za ruki faride segeti zigakaba muri za siti gifuza nta byarekuye. Izo nkuru yo tuza kuzikora zuko ngo yarekuye, ngira ngo twari kuya tuzikora buri munsi, ariko no muri Masisi hakurya ngiyo za Miyanja uduce yagiye irekura, ariko mu by'ukuri Meki Keranga ntabwo byabaga inkuru. Kuri twe ntabwo ari inkuru. So kebe ngira nibaza ko twanzura kuri ikiganiro cyacu cy'amaseri twakoze nuko M23 abantu bashobora kuyitegaho mu yindi sura yindi igiye kuza. Ikindi ibi tubona twateye tuvuga ko u Rwanda ruri kwikaraye, ikaraye nyine u Rwanda ruyiriho, nuko tubona ko kugaruka kwa kuza kugaragara kwa Kabila hari ibintu bizahinduka. Ndabona igihe cya Kabila kigeze. Kedi igihe cya Kabila ni iki ngiki, kuko mu gihe u Rwanda na M23 bamaze gushyiramo ikimenyetso cyabihwanye kandi bakerekana ko bitari kujya mu murongo mwiza nk'uko biri kugaragara Washington ku magambo dushingiye ku kiganiro cya Bulos, ku magambo ya Bulos Meki Kayiranga, uyu mwanya ubu niho noneho ikarita ya Kabila igomba kubururwa tukareba aracangiye karita. Kandi ikarita dutekereza ko kubigaragara igomba gucangwa cyangwa se gukinwa niyo kurwana. Kabila nta mwanya afite wo kuza kuganira nawe, cyane ko n'ishyaka yashinze ubushize iryo yari afite ishyaka rye byarasenywe. So vuko ngihari nta mbaraga ifite ku byo bavuga ngo yakompeta iri hanze y'igihugu, no kurwana. Kandi yabigaragaje ko ura no mu general my friend bango iteka nukwitega ko ikibazo cya M23 ishobora kukorohera mugakomaza mugundagurana muri diplomasi, ariko hari undi mugabo hari ukeneye kurwana nawe mu gihe nawe azabananiwe yaza gufata ibibazo by'abivanga n'ibya M23. Oya, mu gihe nawe azabananiwe M23 ikikurutse ibya diplomasi nayo izigundagurane gutyo ubundi hano harimo je abantu bumve ko hano harimo je bibaze byo nyine abari muri AFSM turani bangana gute. Kabila ubwo uri hariya udafite ahagaza igitego hiki ati Sudanization, abantu bitege Sudanization, iyo Sudanization izapfa kuboneka se gutya. Kimwe nuko bishoboka ko Amerika bigiye kuvuga iti kubera ibibazo biri muri Kongo dukoze Sudanization, bibe abadedeni baho igihugu ku buntu batakiruhiye. Ejo bundi wa cya kihebe ni cya kubise Syria bamwita itagifata. Uyu munsi Iran ntiri gukubita Amerika na Israel cyane, iri kugenzura ikirere cya Israel mu bintu bitigeze ba mu buzima bwa Israel. So rero ibintu byose birashoboka. Twe twatanze igero nyinshi cyane ku bintu byabaye mu bice bitandukanye, za wiziro zabayeho, intambara zabayeho, ariko kugeza uyu munsi urebye neza muri no ntambara
M23 nta plan B ifite yo gusubira inyuma, cyane ifite plan imwe yo gufata ibice no kwirwanaho ikabaho, nta kindi kuko ntekereza ko intambara ni ya nyuma, haba ku bayishyigikiye haba no kuri yo ubwayo. Yego. Kandi nibaza ko twasoreza ahangaha. Yatwahenera ahangaha n'ubundi amakuru yo nakagaruka, abantu bakurikire Mapendo TV, bakurikire Bwiza TV, byanga byakunda barajya bamenya iyo ibintu biri kwerekera, kuko tuzana amakuru mashya ntituyabahe uko twayakiriye, ahubwo tugenda tuyavangamo. Uwakurikiye neza aba yakurikiye ibyo ari byo turi kuvuga Megi Kayiranga. Ntekereza ko barakomeza kumenya ngo n'ibiki bijya mbere muri ibiganiro tugenda dushyira kuri iyi miyoboro nk'ibisanzwe. Yego, tubashimire, mukomeze kugira byiza. Njyewe nari Megi Kayiranga, nanjye nari Tad Kedi. Mushobora gutera inkunga ibinyamakuru byacu nk'ibisanzwe, mudahari ntiduhari, muhari turahari. Bye bye.